niho studio kusemba runyuveni utangiye kurinda kigori ndi ngiye kukwigisha ntari ugiye kunyigisha kimwe no kumbwira reka duhindure page Kylian Mbappe aujourd'hui aussi c'est un autre no wareka kongera ikigori cya Mbappe rero nimba wumva ibyo nkwigisha bitakunyuze ubu uraza kumva ibyawe. Okay, dukomeze. Kadukomeze aka kantu Kylian Mbappe. Le monde part en couille. Wavuze neza mwango nguki? Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Omanyoko. Nakubwiye ngo ni Kylian Mbappe. Ariko hari nashonje. None se. Tugisemba kana utari ko cyomva. Oya, tugomba kutiga nkava nyine banze ngenda bana bikunyuriremo. Akanga kanano. Je ne sais pas mwaje mwako. Je ne sais pas. Mwaje. Mwako. Yo kubishatse kuvuga ngo niduhora mu gitondo. Ntero mwako nicyo kintu bishaka kuvuga mu Kinyarwanda. Uburyo nari ibintu byo ugenda ubika gucengera. Kazi hani wacu muri biremera electronic repair. Hani wacu tuga services zitandukanye. Aho tugukorera telefoni zaba izamenetse, zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakata ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri biremera electronic repair. Bese ugeze hani wacu igikoresho cyo cyose cya electronic waba tuzaniye kirakira. Gwe ni mutugane rero imiryango irafunguye. Biremera electronic repair, ibyo dukoze byose biremera. twakwitahira ariko nasundi anyway ya makuru meza kuri hano urikira gisuba cyagirona mama makuru yawe meza ndamubaza ngari hano kwari hano kantungira urutoki amakosa y'abatumya bikirajya hari Master we n'umuhungu wanje nyine umuhungu wawe yaramaze igihe atiga nyine mwaramwirukanye twamwirukanye twamuha umwanzuro wo kwitekerezaho uko warabizi ntubizi amahungu ikintu wakoze bacyumviye wakoze iki kundebaza niwe bari kubaza bivuga uko wabimbwiye turi guhoberana kugira gute guhoberana ako ugira indimi nyinshi ubundi mu kanwa kawe habamo indimi zingahe wowe wambwiye ngo iki guhoberana ibyo bintu byajemo mu bintu wambwiye asaba mu kanwa kawe ndebe indimi zibamo mwari muri mubwiza uko kugira muti guhoberana nande cyakoze Imana irihangana pe uretse ko ibyo kubwiye atari byo biri hejuru yabyo kandi no so ubwa mbere se n'ubwa kabiri jewe uno mwana baza kumusaba ishuri yazanywe n'umuntu w'umugabo ambwira ko ari n'urerwa yewe niko banje kubimbwira mwana umusanga amakosa hane umwana udafite hajya nkamuhana umubyeyi nkamukosora umwana udafite hajya nkamuhana nkamukosora akaranyemerera kaya kintu byahindutse rimwe kabiri gatatu wajya ni nkuruvu twaba turi kumwe bakancira bugufi ariko ntacyo bitwaye none nabafashe muhoberana mwarahoberanye mwarapfa mbese ngo shanda byanga nta n'ikinyabupfura agira waryo reka kunsebya mwana wa je ni mwana wawe koko ko utari mu kigo n'imbere yawe kuyobora shanda byanga koko wahinduwe n'iki ndaba maso wahinduwe n'iki umva rero mama reka ndaye kuvuna amakuru uyu muhungu gitwaraganisha na cyane yatse ko ntahamya ko abikubwiye n'ubundi ntabyo cyambwiye yagendaga akora
nkamugana ndi umwana udafite ahajya bafasha iki hata n'abayama rwose bagenda bamuhankora bazamuteza ibibazo twarabanye turaziranye yego cyangwa we iriya ni kese kandi duhuriyemo jye nawe yonyine cyane wibuka none wanambeshye ngo nagufashe muhura goberana n'icyaha se goberana n'icyaha ni iki koko wambaranye gituma untesha umutwe gutyo untesha agaciro muri iki kigo koko iki ni gushaka gutoza umwana wanjye byagenze mu ntabwo bizongera uje muri mbwe kangahe giye nubwo kabiri bwonyine ariko ntabwo bizongera nyine ntabwo bizongera ubimbwiye kangahe cyarabaye none ubeshye n'umubyeyi namufashe muri guhoberana kumumubariye ntabwo byakongera maze ubwo yize iki mwe wango ngo shanda byanga sha se bunatunganya ubwanwa yatunganya n'inshingano ariko buriya ntabwo bizongera mama twese turi ababyeyi sibyo aho mama mutari mba mpari niyo mpamvu tuba twabizeye nakabaye rero nkora byanuka mukora nimba umwana ashobora 1 2 3 4 5 nibyo abana bakosa sibyo nandi bose barakosa icyo mupfuye umunsi ejo akagikuba kane mu buremere n'ubukana ukamuganiriza ibyo numva cyaba kiza rwo nkorohereza umwana wamutwara n'ubundi nkuko nabimubwiye tukanabaherekeza kumutagura ikibahandi ese master wowe kabyara we ko nawe uri umubyeyi wambabariye kuko irya nyuma sibyo noneho njyewe nawe yabikwibwire ko bitazongera wenda tureke ko ahura nabikubwira wenda buri gihe noneho mbabara ninjye wiyiziye nataye akazi kanjye ni byinshi nari gukora ariko ndavuga reka mfate umwanya nze mbonane na master none wambabariye koko umwana wanjye ukamurekera mu ishuri byazongera ukazaba ari wo ufata imyanzuro ikakaye nk'iko mubwire ikintu kimwe rero uburyo bwose wakoresha usaba imbabazi ndakumva n'uburemere ndabwumva sibyo ariko ntabwo muzigana wowe nawe ubanza uyitekereze akari ko kumurera n'ibyo no minerivare kuyishyura n'ibyo ariko aho kwiga ntakiwe ndumva nta n'icyo wenda ko wakora mu mutwe ngo umuhindure twaraganira bishoboka n'uwagerageza uko ngambeshye kangahe n'ubushize ubusa wambwiye ko n'amawe ufite mbikore mama wawe cyane ukorera ibibazo twabanyura bose urabyibuka ngiye si mu buzima bw'ikinyoma oya wa wundi ni wa wundi ni unyishyurira uyu ni mama uyu ngo ni mama ura no kwishyurira ubwo rero ngo byoroheye impuhwe z'ababyeyi turazizi nawe turababyeyi singwa ariko sinakwemera icyo nakubwira ni kimwe kuko ngo umwishyuro twarabonanye ambwira ibishoboka byose n'ibindi byaba byiza mama namubonye mvira hano ubona aho uzagaruka yumvikana ngo azongera kugaruka mu ishuri uko bazazana rwose bazazana mbanze ndebe ko wenda nta n'ikindi kintu kibyihishe inyuma kuko ibintu akora ntukore ibintu by'umuntu ufite umutera inkunga ntukore ibintu ufite umuntu uri kumva ukuntu uba utengukije Gilbert koko ubazajya ahora muri izi manza zawe buri munsi ubu none uramubwira ngo iki Gilbert uramubwira ngo iki Chris kuntera mu mamegendera n'umunsi kubye n'abara umutwa n'abakwe nta kundi nyine Chris shishwa tugenda master sawa urakoze sawa mama mwihangane ubyatuma yicaye genda rwose ariko mvujwe no mubyeyi disi wavunye Chris wala imeze bite kijyango wagarutse mu murwa se
Yesu nashimye. Wagarutse se? Kandari kabisa. Iminsi myinshi. Navuga se. Fresh kabisa. Kabunyi uramuzi? Hajya waje hari? ntago muzi Yari ibintu bamwitaga Chris sha. na Chris se Cyabagere mu. Ngo Chris komera Tugiye naje nzi abakabira mutungo umunyebigwi man ndese wakoze umva tingu Shumi uyu ni kongwe man uyu ni kongwe bwa bwana bwose akoze ko ryo tunwa shumi. Akana turya nereka Chris rero genze bite Chris Mani barambwiye ngo nahema. bakunye imbabazi none shaka Chris rega nawe ura wararengereye kifoto gasomana ishakire nyine wenda byaje kumugwa amahoro. reka baka ubivuga utaruhari nitendetse ku minwa neza irakuruka yenda gukora hasi barakubara mumbwiye uriya mukobwa do yari yasongotse gutyo yabyimbye Kiri cyakuza kiri je nuko turi kwishura umuntu Muraburiza Mary yo. ndekugurira Samuzi. ndekugurira akantu ukumva kativa mu nzira ariko namfara mfite akumva nyine mubwira ko Undi imbwa mwayikuyitira gutya mane. Nese bakene uzagaruka. banze hano we banze we jyana nkugire inama nk'umuntu murabizi we twari inshuti si Nimanda burije byatari mane barambwiye ngo niki ngo sinzagaruka. sowe Chris rero reka mubwire n'inshuti yanjye urabizi usibye nyine ingeso mbi wijyanagamo ariko mu nziza twabaga turi kumwe sibyo biranje weho nyine nucika kuri ziriya ngeso se ngaho intoki zawe hata aho intoki zitakuhaganye nyine Mane winyirya Umva Serata nyine umva we wagarutse. ikibazo dorera nawe urasaba imbabazi ugifunga umutwe sibyo twigendere mane aba bakapoko numva nani Akwene mwahuye mukobwa mwahuye wa mukobwa. umva ikintu ndi Mwahuye Adije yakubonye se. Mwahuye. uretse mvuga n'umubwiye ikintu umuhungu ndi kumubwira nuko ari gushaka gufunga umutwe kandi iki kigo urabona niba abonye abayobozi nabo ntibumva baremye nkawe waramwibyarira muzi we nacururuke nimera guca bugufa kumva inama ibintu bizagenda neza none se twari inshuti ariko narakwingingi icyo nicyo bambwiye ngiye bura perezida twaravuga ngo bizi ko ajya agerageza kuri we nugerageza gucuruka ukirengagiza ingeso mbi mane bizakunda Yumva inama za bagenzi be se sha Buriya ishuri ni ishuri. narandaburije ariko ishuri biraho kwiga Nese uzagaruka basi. Tubwire. kandi ambwiye ngo nincomoke sinzagaruka. Reka genda. wagiye gusoma nawe kubona ko angaye mu kigo Ko nimba zafatiranya amahirwe nawe ari wowe. kumenya ibintu Chris yakoze ntabwo ari ugusoroma nicyo bita gusarura iminwa kuri downloading ukayimanura gutya biriya bintu ntabwo byari bikwiye Mane nari nyine reka twicomoke. Chris we. Kandi asante mane. Ariko nyine mvuga ariko mwamunyeretse urwego rwanyu. ako mane we tuzagusengera humura we Ako nakuvuganira gake. Nakuri mama. kirumva se sawa reka ntware ikirumbo cyane headmaster muvugane Mukomeze kwihangana rero sawa Uzaciringe mani ukireho n'akantu ureko wagaruka. Yatanze mane. uzitwara neza ntimuzagira imico nk'umuhungu wanjye Urabona hajemo izindi Kalisa mu kigo ukeneye kuzimeza. Abwiye ko uwo mukapona mubisha ari idawa. eze ko Mwita kabuno mani. eze ko ndi imanzi je ndi imanzi Nicyayi. Mwita kabuno ntabwo bizi se. Kuratanduka buno. Babu. Yewe. Kwemera wacyane. Uzagaruke waruno. Asante. Turishaga ibyana. barakirukanye Turishaga ibyana ariko umuginga. gakirisi nizere ko atakwambariye kabisa Bamba bareso wabyemeye mane. Wananiranye. wa mubyeyi we uyu muhungu wawe uyu ngaho kwirirwa arimo kunserereza ngaho kwirirwa arimo gusomagura abakobwa b'abandi yarananiranye make Gusa tekibone ibyo byo gusomana ari kubizana ahangaha mwana ari ngombwa. diregiteri yamufashe gusomana n'umukobwa n'iminwa yaragiye kuyikuraho shakrimva kabisa wanditse Yari amateka muri ayikuyeho. iki kigo pe dutahe nyine namwe ibya kibazo irakiri mwarabyaye koko Ariko uyu nguyu we dusanzwe tunashwana ubu nta kintu. oya genda abantu bose se barakubeshya Uyu. Najya reka mane ajye yoroshya ubuzima. abantu bose barakwanga bamaze kufatira ku bakobwa nk'aba ngaba babiri Inde nande. reba Hadija reba soso nawe ntibagufashe nawe ugiye kumusoma wivunika hace gake wivunika ubwo mu rugo bimeze bite
mwihorera ariko ngiye kugukuba ntabwo aratera amada akuba munuza tica byihorere reka nyure kino cyoye cyane ubwo se kunteranya bizakumarira aguteranya icyo ariko wagiye wemera urasigara wigisha umubyeyi wawe nabo ntabwo bacyuheza mani uransebeje nyine bizakumarira iki n'ubundi si ko wasebye n'ubundi warasebye wa muhungu nuko nyine mbega cyakoze bakubabarira nari guhita nsabira iki kigo nari guhita ngisezera pe ngahita ngenda nawe Kayizari mba nkubona uri kugenda kabisa ngo uri tayari ni kuruzi komba numva arizo mvuga musigaye mukoresha ibintu biba bigenda mani nta mwanya tuba dufite wo gutakaza kabisa kwangiza ahubwo nawe karimba mubona sinzi ukuntu uri kugenda unyuramo n'ibyaha ni ibisanzwe gese ubundi abana bahanga ko ari gihe ubundi ugomba kubakontorora nitonze nta jagara kandi mu bantu bambwiye hacyaza ari umujene bambwiye witwa Chris we ntabwo bajya bakongeramo kabisa ese nawe yabaye uzi ko yabaye nk'intuza nk'ikigage cyatemye karicyo ukinyuzeho wese aravuga ngo hari urugage rwatemye musebya bro reka mubwire none nje bitewe na history zo bambwira siko nanjye man imita ntinyamo wallahi imita numva ariko yindi se ariko mwebwe we usibye ku none we mbona unatinyana zirande zizabarimu zanyu ahubwo sinzi impamvu we batakwiruka rero ibintu uvuga nkumva ngo ndagaswi ngo mani inkibaza se numva nawe utangiye kugwamo fresh utangiye kubiniga wallahi wowe ibintu bya mani undi uzazina wumva ushaka sinabonye barabara mu bune wumva ushaka gukuka muri make uzaze mweke ibintu dukora mani yako ureke zirabe ubundi ntabwo izi diro twebwe dukina ziririrwa mani uhako mwebwe no bamukora ariko se ni ibiki ko hano naga nimba ari uko wenda tuba turi imiti cyangwa se wenda ari ikibazo cyo kutuba twarabaye mu muhanda rigo se ni ntabwo nabaye mu muhanda ariko rigo se ni kote ni kase bro so ubushona si ikintu kiririrwa ntabwo wumva ukuntu ikintu nyine cyemewe n'amategeko bro ku buryo nyine na hahandi na meya yaza agashyiraho sinyatira akavuga ati cyazangaha ndayamanitse muri ankomfurima kukomfurima se byo mana igukomfurima nyine kwemeza ngo nawe mani ubwo no kuvuga ngo nuko akuno umuntu ahita abira ngo agahita yemeza agahita kandi abo bagahita nyine kiriyatese nawe muraziranye uzi ikintu kinzanye hano nakisi mbere na mbere ndashaka igifaransa cyanjye mbere y'ibindi bintu byose bibaho binzanye hano ni igifaransa cyanjye urabizi ibyo bintu ni ibintu twavuganye turanabyumvikana so ubizi nawe kugira boro zitwa igifaransa oye no mu sistane namwemereye kumwigisha igifaransa ariko ikibazo nawe no so ntabwo urako nandi kuganira n'umuvandimwe igifaransa ariko umuvandimwe tujya kumvikana ibyanjye byari yarahari ibyanjye nawe nta kuntu waza kuba wihanganye nkaza kuba ngufasha reka ndagishaka none ndashaka kukimenya none icara hano ngusobanuriro dukeya wabura n'udufaransa mani two kwemeza umuntu igifaransa usanga cya kintu twese comprema je m'appelle vraiment icara nyine icara ahangaha none se urakumbona ibintu byose wabikomeje urimo icara nkwigishe dukere brade kade bro wihanganye gatoya ariko nawe uragenda umfashaho nyine ikahise ni yawe iyi ni iyanjye wari urahari udakomeye maze iminsi ngushaka narakubuze ngo nyigishe igifaransa cyane reka tuhere noneho kuri je m'appelle ese hano ngaha tugiye kwiga mu mbere ko numva uri muri je m'appelle cyazeshe muri kumumfatana ku icyo gifaransa kingana gutyo uzi ko wagira ngo bayeze buraya hano se turi mu mbere kugira ngo ndagire je m'appelle aho wari ugeze ku gifaransa bariho mpera ugeze Nsemari twiga mu mwaka wa kangahe ku buryo uzana ubugoryi nyine ko simba runyumve utangiye kurinda ikigoryi ndi ngiye kukwigisha ntari ugiye kunyigisha kimwe no kumbwira reka duhindure page Kylian Mbappe wareka kugira ikigo ryamba zamba nimba wumva ibyo nkwigisha bitakunyuze uraza kumva ibyawe okay ngadukomeze kadukomeze aka kantu Kylian Mbappe wavuze neza mwango nguki Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe umanyoko nakubwiye ngo ni Kylian Mbappe none se tugisimbuka none utari ko cyumva oya tugomba kukiga nkava ikamye mbanze ngenda bana bikunyuriremo akanga kano je ne sais pas mwaje mwako
mwaje ku ahubwo bishatse kuvuga ngo niduhora mu gitondo ntuntere umwaka nicyo kintu bishaka kuvuga mu kinyarwanda ku buryo none ibintu byo ugenda bikagucengera bikakumva neza bikakumvira icyo ndumva wacyumvise ahambere twavuze ngo Kylian Mbappe umva rata none si kuyifunze manyi bro umva ngusobanurire jewe uje nandi mungana kigano uyu mungu jyana ino ntuza ino buku ndaje mu rugo ngusange mu none mbikumva mu rugo iwanyu mu rugo yego ahubwo mani uri umusazi tuvuye ku ishuri utabinyigishije se ubinyigishiriza mu rugo bro barata oya mani ibyo twari turi kuvuga shani yo reka ibyo bintu ntabwo byavamo bro umva rata nkurabure se reka ku mikino mani abanza umve nkurabure nose ni igiki mu bintu ari kugusona utari gufata neza ngo mani gute se umuntu wo mubwira ngo nakwigisha igifaransa mwarabivuganye mwaranabisezeranye akazana ubugoryi ngo arimo araganira mani kuri muraganira n'amaniga mani ibyo bintu bigabanye bro bigabanye umva ntromination we nanjye ntabwo ufashe gantromination we njya kuri wamfasha ndabyumva ariko we ntabwo uri si ibingibi yarari kukwereka Kylian Mbappe uba uranyigisha mfate koko erega ni byinshi umuntu yakwigisha ngaho nyigisha twumve tire range bisobanuye se biravuze ngo ni ugusomana mu kinyarwanda somana gute ubuze buba wakwicaye uyu munyeshuri wawe ni ukuvuga ngo kano kantu nuko wenda utakumvise neza baravuga ngo tire range bisobanuye iki mu kinyarwanda kambikwereke binyereke gute yose urumva niba umuntu ashaka kubikwereka ntubyumva kubimubwira iyo ikintu usozi ko se teori yo byanze mukoresha pratique ni ukuvuga ngo tire range akumva ko nyine nk'uyu muzungu akakubwiye turi kukumva neza iyo avuze ngo tire range aba avuze ngo gusomana mu kinyarwanda icyo bashatse kuvuga icyo twacyumva yego kabiri kiravuga ngo hano bagisha kwiga icyongereza kivanze n'igifaransa nakubwiye igifaransa sinagusabye icyongereza exterieur DPA exterieur DPA bisobanuye iki ibyo bintu bishatse kuvuga ngo akora mu gitondo iyo ugiye gukaraba DPA ni ugushyushya amazi nshyuhiriza amazi nkarabe exterieur DPA ushyushya amazi mu gitondo wewe n'ubitwara neza ibintu zagira mbikwereka uburyo uranantamwe na mwana najyanye mana amasezerano urebaza ukuntu ndi kugufasha kwigisha ku masezerano nizere ko ari utuntu ugiye uvanamo tw'ubwenge ariko tugizanye ni dukeya ariko nta kintu kimwe ndi kumvamo wowe buri bintu byose uri murabicurika ibindi ukabicurukura si urumva ndafata ikideke umva rero nkubwire Vestine tugendane neza twahanye amasezerano si byumvikana se uranyumva ntunyumva ndakumva ayo masezerano twagiranye aranditse bro genza make umva manzi narebe hano bro ngo iki twagiranye amasezerano ngo ntahantu byanditse nyine ndi kukubaza diro twagize ubwo se murabivuga nta soni ufite ahubwo ngo nta hantu byanditse neza twagiranye nawe zagenze neza cyangwa zagenze nabi ibyo kuko byogenze ibyo ntabwo bindeba nta nubwo bindeba nta nubwo nshaka no kubigaruka nshaka ibyanjye twasezeranye bivuze ngo se nimba musezeranye n'umuntu amasezerano ibyanjye ibyo wese sinabikoze neza narabikoze umva se ndakubaza icyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye ni igifaransa cyanjye nshaka nta n'ikindi bro turi kwiganirira mwebwe mubisoze muzabisoze byanjye reka twiganire ibyo tuganira agende muzabisoze reka mbaze ngende nkiranduka nakano okay ntari bigenda ubwo wowe turaza kuvugana nawe uransanga no nanjye kambe medita tugende none umbwira ibyo urimo umbwira none tugende twihusa aho ungabanya agasomboruko banguka tugende wino ungabanya agasomboruko uca hano tukagenda cyangwa guca hano aho uca niho nca ntugire ikibazo Mama ya game over. Uwanja wake kaingia sasa. Prefe ko ikibazo bimeze bite Chris bamwirukanye umva bamwirukanye kare ubu ngo yarageze no mu rugo
kuvugisha ukuri yagiye yageze mu rugo kare mama yangu game over